wayo mubonye mu kanya sohoka gatoya reka mbabwire inkuru zo muri Rayon Sport zigezweho. Iya mbere, umutoza wungirije Robertinho yageze mu Rwanda mu rukerera ku isaha saa 11:20 saa 11:20 za mugitondo. Ubu ari hano mu Rwanda tayari Yego ku isaha y'saa 6 z'amanywa. Aba batoza bombi barasinya amasezerano n'ubuyobozi bwa Rayon Sport ku biro bya Rayon Sport. Barasinya amasezerano y'umwaka umwe, hanyuma Robertinho azarembwa amafaranga $6,000 by'amadolari ku kwezi. Yego. Umwungiriza we ahembwe $2,000 by'amadolari ku kwezi. Aba batoza kandi bazahabwa imodoka ndetse banakodesherezwe inzu. Biranumvikana ko hari n'ama clause mu gihe batwara igikombe bonus bazahabwa ndetse n'amaprime kuri match bazajya bahabwa nyine ikipe yatsinze. Ibyo ni bisanzwe. Ayo najyana n'abatoza Robertinho ndetse n'umwungiriza we w'umunyamaroke yitwa Kwanani Serami. Muvuge n'izina Kwanani Serami. Barabanje cyane muri za Vipers na za Simba. aho ntitwavaye ku batoza abari gusobanukira icyo umutoza mukuru Robertinho na Kwanani Serami. Ingingo ya kabiri yitwa Muhire Kevin, capitaine bakunda kwita Rooney. Ku munsi wo kuwa mbere nimutamubona mu nzove mu myitozo muzavuge muti Rugaju urabeshye watubeshye. Ariko nanjye gusa nzaba nababeshye. Rayon Sport ubwayo izaba yambeshye kuko nimbwiye ko iyi weekend kuri konti ya Muhire Kevin barashyiraho $40,000 z'amanyarwanda. Aratangira imyitozo ategura match ya Rayon Sport Day yo ku itariki 6 kuwa mbere. Niyo nka muzajya mu nzove ikipe yanyu izaba ivuye gukina na Musanze. Bazakina ku munsi w'ejo kuwa gatandatu kuri stade ya Musanze hariya ku bworoherane ku isaha y'saa 9. Ubwo rero kwinjira n'ubuntu kuko ni imikino iterwa inkunga na RNIT. Abantu bari Musanze n'abandi bakunda rero bari ahantu hatandukanye mu gihugu muzerekeze murebe iyo match. Kwinjira n'ubuntu Rayon Sport na Musanze. Ariko Kevin we kuwa mbere nibwo muzabona mu myitozo. Kevin rero ngo byageze bite kugira ngo abazagaragara mu myitozo kuwa mbere? Ku munsi wo kuwa mbere w'iki cyumweru Operation Kevin yitinda kuwa mbere w'iki cyumweru. Kevin yabonanye n'ubuyobozi bwa Rayon Sport ubwo ni Jean Fidel. Aramubwira ati urabona ko imyitozo yatangiye ariko amafaranga ntaruzura $40 ziruzura. Twaba tuguhaye 30 noneho ukaza ukaba utangiye imyitozo andi tukayaguha nyuma aho kugira ngo uzaze abandi baramaze gukora imyitozo. Amubwira ati umutoza yaraje agomba gutangira n'abakinnyi abenshi bahari. Wowe tangira imyitozo tuguhe $30,000 izindi 10 tuzaziguha nyuma ya Rio Day. Tuzaguha nyuma ya Rio Day. Kevin aravuga ati mwondeke mbitekerezeho. Ejo kuwa gatatu ari mpamvu uri kuvuga ko azaba hari. Ejo barongera barahura. Aramuga ati rero nabitekerejeho nanjye nsanga koko si ngombwa ko banicare gukora imyitozo kandi amafaranga ari ikibazo kigiye kugira ngo aboneke. Izo 30 zinkire kuri konti yanjye zirazeho dore zirazeho 30 zibone yo muri ibanyi ni mara kuzibona ndatangira imyitozo. Abamurera rero bakavuga ko ngo ubuyobozi ngo bwabonye ko ari ngombwa kuyishyurwa bakaba bakongeraho izindi 10 nkuko na president yari yabitangaje muri ya press conference avuga ngo aha abafana bazagiza twarana n'aba twakora top up tukongeraho nk'ubuyobozi tukazayatanga. Iyi Rayon Sport byaba ari n'uburyo bwiza bwa PR kugira ngo byumvikanisha ko yishyuwe yose wenda ndicuma zayahabwa. Ariko mu myitozo kwa mbere ubwarimo abakunzi ba Murera b'inyamasheke mu murenge wa Sakura Kagari ka Ninzi barafungura fan club bitangwa ibigabiro bya Nyamasheke. Yamazina niyo club ibigabiro Nyamasheke. Ayo ngatsinda match ibigabiro Nyamasheke. Ubundi ibigabiro bisanzwe ari by'umwami. Ibigabiro Nyamasheke ngo bazabanza n'igikorwa cy'umuganda hanyuma babuvemo bafungure fan club mu nyandikemo. Abamaze mu bigabiro bamaze kuva mu bigabiro bahita berekeza abandi bose bahita bazamuka baje Musanze kureba ikipe yabo. None se mugira ngo Rayon Sport turayishoje koko turagarutse. Operation bayita gute izina ryayo yo bita kati bito byabuze n'ikipe ya Mukura
urumva nahise operasiyo ndakwihindutse operasiyo ndakwihindutse ubwo mwareka kuyumva munyandikira hanyuma rero mwandikira musubiza mu izina rya poste yo muri bene yaramwatisha abanyamakuru muri bafite nk'ibyo wibwiye ni ubwoba cyane ubwoba dukurikirana inshuti zacu za nize n'umuntu mwiza bya biciro byasohotse bya Rio Day umunsi w'igikundiro n'akanyenyeri kahindutse rwose ngabo ndabona biduhaye akanyenyeri ko kugura amatike ni akanyenyeri 513 urwego byahindutse akanyenyeri 513 urwego cyangwa se ukayigura kuri ya ticket akadomo rawa ibiciro rero mbaza ngo bimeze biti ku munsi w'igikundiro Rio Day ahasanzwe aho bita muri Regira ni 3,000 ahasanzwe 3,000 muri VIP very important person bazishyura 10,000 aho bita muri VVIP very very important person bazishyura 30,000 hari aho bita muri Skybox Skybox 100,000 hara hejuru muri VVIP hano mu birahuri muri banyakubahwa ahantu hicara banyakubahwa ni 100,000 Skybox nyibwira ahasanzwe ni bitatu ahakurikiyeho ni 10 yego ahandi hakurikiyeho ni 30 ahadasanzwe ni 100,000 bitatu 10 30 ijana ariko ubwo nababwira icyo bita early bird cyangwa se kugura itike y'umunsi yakiri kare ku munsi nyirizina rero itike ya 3 izahinduka 5 itike y'10 izahinduka 15 itike ya 30 izahinduka 50 mu gihe Skybox nizahinduka abantu babyumvisha mbisubiremo rimwe reka mbisubiremo rimwe early bird kugura itike yakiri kare yego 3 10 30 ijana muri Regira 3 VIP 10 VIP 30 Skybox ijana ku munsi nyirizina rero Day 5 15 50 ijana yego nuko bimeze ku munsi gahunda zimeze cyane muri Rayon Sport bwo kuwa gatandatu n'ubundi match ya Musanze na Rayon Sport nayo murayumva kandi tubabikiye muri amajari